Perezida Kagame yavuze ku bahungu be muri RDF, asubiza abatekereza ko Ange Kagame azanamusimbura. Perezida Kagame yavuze ko yifuzaga ko abana be b'abahungu uko ari batatu bose bajya mu gisirikare, ariko imfura ye Ivan Cyomoro Kagame iramuhakanira, imubwira ko yifuza gukora ubucuruzi n'ishoramari. Ibi perezida yabigarutseho ubwo yari yaganiriye n'abayobozi n'abanyamuryango ba Unity Club Intwararumuri ku itariki 8 Ugushyingo 2025. Brian Kagame, ubucura bwa Perezida Paul Kagame na Madamu we Jeannette Kagame, yinjiye mu ngabo z'u Rwanda ku itariki 3 Ukwakira 2025 nyuma yo gusoza amasomo ya gisirikare mu ishuri rya Sandhurst Military Academy mu Bwongereza. Brian Kagame yinjiye mu gisirikare asangamo umukuru we Kapiteni Ian Kagame, kuri ubu ubarizwa mu ngabo z'u Rwanda mu mutwe urinda abayobozi n'abakuru b'ibihugu. Perezida Kagame yavuze ko yifuzaga ko abahungu be bose uko ari batatu baba abasirikari, ariko umukuru yarabyanze. Dore impamvu yatumye amuhakanira. Yavuze ati, bamaze gukura ndabibabwira barabyemera, ariko umwe arampakanira, yabigiyemo gake arambwira ngo ariko uku siko numva nshaka kumera. Ndamubwira nti nawe kora ibyo ushaka, niba udashaka kubijyamo kora ibyo ushaka. Ndamubwira nti ese urashaka gukora iki? Ati njye ndashaka gukorera amafaranga. Ati njye nindangiza kwiga nzajya mu bucuruzi. Ngo yararangije arancyurira arambwira ngo mwebwe n'abo basore bandi barumuna banjye, kubera ko icyo ari cyo gihe muzaba muri mu bindi, ati nzabatunga. Ati ndashaka kuzabatunga, reka njye muri ibyo namwe mujye muri ibyo mushaka. Iryo ni ijambo Cyomoro yabwiye se ubwo yangaga kujya mu gisirikare. Yakomeje avuga ko yari yabanje kubwira Nshuti Brian Kagame na Kapiteni Ian Kagame kurangiza icyiciro cya 3 cya kaminuza mbere yo kwinjira mu gisirikare, ariko barabyanze. Ati babiri bajya mu gisirikare, ndetse nari nabanje kubabuza ngo babanze bige masters, ariko barambwira ngo ndeke babanze bajye mu gisirikare. Bati twabwiwe ko mu gisirikare habamo no kwiga, kandi numvishe wakurikira inzira nanyuzemo, nubwo ari ibibazo byinshi ntacyo byabitwaye. Yakomeje agaragariza ko buri mwana we afite uburenganzira bwo kuba icyo ashaka kuba nk'undi mwana w'umunyarwanda usanzwe. Ati umwana w'umunyarwanda uwo yaba ari we wese, harimo n'abanjye, bakwiye kuba icyo bashaka cyangwa gukora icyo bifuza gukora. Yasubije bavuze ko ashaka kugira umukobwa we Perezida Paul Kagame. Iyi yari indi ngingo Perezida Kagame yagarutseho ijyanye n'ibikunze kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ko ari gutegura umukobwa we Ange Kagame ngo azabe perezida. Ati ejo bundi nabonye ibintu by'imbuga nkoranyambaga, mbona abantu bavuga ko njyewe ntegura umukobwa wanjye kuzayobora iki gihugu, ariko njyewe uwanteguye ninde? Mbanze mbabaze, njyewe uwanteguye ninde? Ntabwo nateguwe na data. Yakomeje avuga ko abana be ari abanyarwanda nk'abandi, bakwiye kuba mu buzima busanzwe. Ati kuri njyewe umuryango wanjye n'abana banjye ni abanyarwanda nk'abandi, bazabaho nk'uko abandi banyarwanda bose babayeho.
Perezida Kagame yagaragaje ko adashobora kugira umuntu perezida ndetse yemeza ko n'uwo mukobwa bavuga ko ari gutegurirwa kuzaba perezida bishoboka ko yaba atanabishaka. Ati ntabwo nagira umuntu perezida ntibibaho, wenda nawe ntanabishaka. Perezida Paul Kagame na Jeannette Kagame bafitanye abana 4 barimo 3 b'abahungu n'umwe w'umukobwa. Naho dukomeje n'izindi nkuru, nyuma y'igihe kirekire Kitoko agiye kongera gutaramira abanyarwanda. Ni inkuru imaze iminsi ibica bigaceka ku mbuga nkoranyambaga. Nyuma y'igihe kirekire kirenga imyaka 8 atagera mu Rwanda, umuhanzi Kitoko Bibarwa wakanyujijeho mu ruhando rwa muzika nyarwanda agiye kongera kudutaramira kandi burundu. Ibi yabivuze ubwo yashyikaga ku kibuga cy'indege. Uyu muhanzi wavuze ko anatashye mu Rwanda burundu yaruherukagamo aje mu gikorwa cyo kwiyamamazwa rya Perezida Paul Kagame mu mwaka wa 2017. Akaba yageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 9 Ugushyingo 2025. Yari ategerejwe na benshi barimo abavandimwe ba hafi bo mu muryango we, inshuti n'abanyamakuru bifuzaga kumubaza ku rugendo rwe. Uyu muhanzi wagaragaje amarangamutima yo kuba yongeye kugera mu Rwanda azanywe n'indege ya Rwandair yagize ati sindi buvuge byinshi kubera amarangamutima, ariko nanyuzwe cyane nuko banyakiriye, nahawe serivisi nziza cyane muri Rwandair. Arongera ati nari nkumbuye abantu, umuziki, kuririmba, ndirimbire imbaga y'abantu benshi n'utundi tuntu dutandukanye. Biteganyijwe ko Kitoko utaherukaga gutaramira abanyarwanda azagaragara mu gitaramo cya Davido kizabera muri BK Arena ku itariki 5 Ukuboza 2025. Uretse kuba yaherukaga mu Rwanda 2017, Kitoko amaze igihe kirenga imyaka 10 atuye mu Bwongereza, aho yerekeje mu Bwongereza muri 2013 agiye kwiga anakomerezayo ubuzima. Kitoko azwi cyane mu ndirimbo zirimo Agakecuru, Ikiragi, Umwamikazi, Urankunda Bikandenga hamwe na Thank You Kagame. Ni indirimbo Kitoko azwiho cyane. Reka ibyo tubisoreze aha ngaha, wumvaga na Flash, iyi ni Flash Top TV nk'ibisanzwe. Ciao ciao.